Nongeye kubifuriza umugisha mwese abakunzi b'ikiganiro usobanuro bw'inzozi. Nongera kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza aho tubirebera hamwe inzozi zitandukanye ndetse tukagenda tureba n'ubusobanuro bwazo. Ni benshi rero bagenda batwandikira batubwira inzozi bagiye barota ndetse tukagerageza gutanga ubusobanuro. Nawe rero niba hari inzozi wigeze kugira ukaba wumva hari ubusobanuro ukeneye, waza kwandika muri komenti ahagenewe gushyira ubutumwa hasi tukazaziganiraho. Nk'uko bisanzwe rero reka turebere hamwe uyu munsi inzozi tugiye kureba, inzozi zivuga urota ubukwe. Izi ni inzozi abantu benshi bakunze kurota, ugasanga akenshi zibateye amatsiko ndetse hakaba n'abandi bagira ubwoba bitewe n'uko izo nzozi zaje bazibonyemo, kuko hari uburyo bwinshi abantu bagenda barota. Ugasanga wenda warose wakoze ubukwe bwari ubwawe, hakaba n'igihe urose ubukwe wakoze ubukwe kandi usanzwe warakoze ubukwe ariko ukabona ni nka bwa mbere ugiye gukora ubukwe. Hakaba hari igihe ukoze ubukwe ari ubwa mbere se ugiye kubukora, ukabona se ubukwe ari uri mu bukwe bw'undi muntu, cyangwa se ukabona n'ubwo bukwe wenda utanaburimo ari ubw'undi muntu. Ibyo byose rero bigiye bifite ubusobanuro bitewe n'uko wiyumvaga muri izo nzozi, ibyabaga muri izo nzozi, uko nababwiye yuko buri nzozi zose kugira ngo zibashe gusobanurwa biterwa na detaye zose zaba zirimo n'ibyo arimo biberamo. Ndatize rero nagira ngo ntize iminota mike cyane turebere kuri izi nzozi. Reka turebe, dutangire icya mbere kuri turi mu bukwe bwawe, ari ubukwe bwawe bwite. Niba warigeze kurota ukabona uri mu bukwe bwawe bwite, aha birasobanura ko hari igihe gishya urimo winjiramo, hari impinduka nshya zirimo ziza mu buzima bwawe, cyangwa se hari intambwe nshya Imana irimo izana mu buzima bwawe. Ubusanzwe ubukwe ni ikimenyetso cy'ubumwe cyangwa se ni ikimenyetso cy'isezerano. Rero mu buryo bw'umwuka aha bishobora kwerekana yuko hari igihe cy'ubuzima bwawe urimo winjira mu gihe gishya, hari isezerano rishya Imana irimo izana mu buzima bwawe. Ntabwo rero ibi ngibi ukwiye kubifata nk'ibintu biri aho bisanzwe gusa nk'inzozi ziri aho, ahubwo ukwiriye gutekereza kuri izi nzozi ukareba n'iki, ni uruhe rwego, ni izihe mpinduka, ni hehe Imana irimo iganisha ubuzima bwanjye. Kurota, turebe icya kabiri, kurota ukora ubukwe ariko ukabona muri ubwo bukwe washakanye n'umuntu utazi, uri umugabo cyangwa se uri umugore ariko muri ubwo bukwe washakanye n'umuntu utazi. Aha ngaha ushobora kugira ubwoba ugatinya cyane ukavuga uti n'ibiki bimbayeho noneho. Aha ariko ntabwo bikwiye kugutera ubwoba. Ndabizi hari umuntu ushobora kubona ibintu agahita agira ubwoba bwinshi cyane. Hari abantu kenshi ajya anyandikira akambwira wumva yahamutse bitewe n'inzozi yarose. Ariko aha ngaha kuba warose ubona washakanye n'umuntu utazi, biba bigaragaza ko hari ikintu gishya usanzwe utamenyereye kigiye kwinjira mu buzima bwawe nyine. Bishoboke ko ari nk'akazi gashya ntukamenyereye, bishoboka ko ari umushinga mushya utamenyereye, bishoboka ko ugiye kubona inshingano nshya, bishoboke nanone ko hari umubano mushya ugiye kwinjiramo. Ni ikintu nyine utazi, utari usanzwe umenyereye, niyo mpamvu wabonaga ari umuntu utazi. Rero ntabwo ukwiye guhita wihutira kugira ubwoba ngo wumve yuko hari ibyacitse. Reka nanone kuba warorose
ubona ubukwe ariko ukabona ubukwe burimo gukorwa n'umuntu udasanzwe utamenyereye. Si ubukwe bwawe, ni ubundi bukwe bw'ubundi muntu utamenyereye. Ahangaha nabyo muri izi nzozi bishobora gusobanura ko hari isano bifitanye n'uko uwo muntu mubona muri ubwo bukwe. Aha rero bigaragaza ko hari impinduka cyangwa se intambwe nshya ugiye kubona mu buzima bwawe. Rero ntabwo wenda nubwo turimo tuvuga inzozi, ntabwo ukwiye guhita ubifata nk'ibintu nk'ihame. Niba ubonye inzozi nk'izi, banza witonde, ubanze usenge, ariko wenda ujyanisha n'ubwo busobanuro, ariko ubanze usenga Imana. Kuba warabonye ubukwe bw'umuntu utazi bivuze impinduka nshya zishobora kuza mu buzima bwawe. Nanone icya kane, kurota wambaye ikanzu y'ubukwe. Uri umukobwa cyangwa se uri umudamu, ukabona wambaye ikanzu y'ubukwe. Aha ni Imana irimo igutegura ko hari intambwe nshya mu buzima ugiye kwinjiramo, cyangwa se hari amasezerano, hari icyifuzo wari ufite, hari ibintu wasengeraga, hari amasezerano mashya ugiye kwinjiramo. Ubundi mu buryo bwo mu mwuka, umwambaro nk'uyu nguyu uba ugaragaza ikimenyetso cyo kwitegura. Ugomba kwitegura. Ubundi kuko mu mwambaro nyine iyo umuntu yambaye ikanzu y'ubukwe biba bigaragaza isura nshya, hari ikintu gishya. Uzarebe umugeni, umuntu yambaye iriya kanzu uzabona abantu bamuhururira. Bari basanzwe bamuzi, abantu bose bamuzi, ariko uzarebe iyo asohotse, abantu bose, buri wese aba yifuza kumubona yambaye iriya kanzu. Ukabona abantu bose barashaka gufotora, ukabona ibintu byacitse. Rero ni imyiteguro rero ahangaha kuba wambaye iriya kanzu. Imana irakubwira ko hari ibihe bishya ugomba kwitegura kwinjiramo. Niba muri izo nzozi wari wambaye ikanzu kandi ukabona wishimye, hari ibyiringiro ko hari ikintu gishya, hari isezerano rishya, hari ibintu Imana irimo itegura ugiye kwinjiramo mu gihe cya vuba. Reka nanone turebe kuba warose ubukwe ariko ukabona ubukwe burimo akajagari. Aha wenda ushobora kubona muri ubwo bukwe ukabona harimo abantu barimo barwana, ukabona muri ubwo bukwe hari ibintu ubona bitarimo bigenda neza, ukabona ubukwe buratinze, ukabona ubukwe mbega ntabwo bwagenze neza. Aha rero bushobora kuba ari ubukwe bwawe cyangwa se ari ubukwe bw'undi muntu, ubwo wabonaga ibyo mbega byose birimo biberamo. Aha rero mu busobanuro bigaragaza iki? Bigaragaza ko muri wowe ufite ubwoba cyangwa se impungenge. Izo mpungenge ni iziki? Ntabwo wizera yuko umubano wawe uzagenda neza, ntabwo wizera yuko intambwe nshya y'ubuzima ugiye kwinjira bizagenda neza. Hari ibintu utarimo wizera biri imbere yawe, hari amasezerano ufitiye ubwoba yuko bitazagenda neza. Iki ni cyo bigaragaza. Izi mpungenge, aka kajagari, ibi byose ni ubwoba buri muri wowe. Imana irimo irakwereka yuko muri wowe ufite ubwoba kandi ufite impungenge, hari ibintu ufitiye impungenge ko bitazagenda neza. Aha rero biragusaba gusenga kugira ngo Imana yongere kuzuza amahoro, gukuremo ubwoba, yongere gushyiremo ibyiringiro. Ubu bwoba Imana ibugukuremo. Nanone reka turebe kurota
uri mu bukwe cyangwa se ukabona ubukwe burahagaze. Aha naho ni ibintu bishobora gutera ubwoba umuntu urose izi nzozi agahangayika. Reba warose ubukwe bwawe, uri mu bukwe bwawe ukabona muri mu bukwe ukabona burahagaze. Iki gihe ubyuka wahahamutse, iki gihe wumva ibintu byacitse, igihe uba wumva utazi uko bibaye, wenda uri umukobwa se, wenda urimo urategura n'ubukwe. Ahangaha ibintu uba wumva sinzi urwego biriho, ariko ahangaha si cyo bisobanura. Ahangaha izi nzozi ziba zisobanura ko hari ikintu cyari giteganyijwe, ariko Imana ikabikubwira ngo banza ugitekerezeho neza. Bishobora kuba ari umubano wari ufitanye n'umuntu, ariko Imana ikaba irimo ikubwira ngo banza ubitekerezeho neza. Bishobora kuba ari akazi, bishobora kuba ari umushinga wari urimo utegura, bishobora kuba ari ibindi bintu. Imana igusaba kongera gutekerezaho neza. Izi nzozi nicyo zigusobanura, ntabwo zikubwira yuko hari ibintu, ahubwo ni ukugira ngo wongere utekereze neza. Mu buryo bwo mu mwuka, Imana irakubwira ngo ntabwo ari buri muryango wose ufungutse wahita unyura mu kubonye. Ntabwo ari buri muryango wose uri imbere yawe, ntabwo ari buri mahirwe ubona imbere yawe wahita ufata uko ubonye. Banza utekereze. Izi nzozi nicyo zikubwira, niyo mesaje Imana irimo iguha. Banza utekereze kuri ibyo bintu mbere yo gutera intambwe. Reka nanone turebe icya karindwi, kurota uri mu bukwe ariko ukabona muri ubwo bukwe urishimiye, ukabona ufite amahoro, ukabona ufite umunezero, ukabona urimo urabyina, ukabona mbega. Aha rero ho biragaragaza ibyiringiro, birakugaragariza ko hari ubumwe, ndetse Imana yakubwira ko hari itangiriro rishya ry'ibintu urimo winjiramo. Uwo muryango ufungutse imbere yawe, cyangwa se Imana igiye gukingura imbere yawe, ibyo ugiye gutangira, Imana irakugaragariza ko birimo umugisha pe. Irakugaragariza ko ibyo bintu uzabigiramo umugisha kandi uzabigiramo amahoro. Imana aho irakubwira ngo komeza, nta kibazo gihari. Reka nanone turebe kurota ubukwe, ariko muri ubwo bukwe ukisanga uri wenyine. Hari abantu bagiye banyandikira, ndumva hari n'uwanyandikiye ambwira ko yibonye mu bukwe ari mu rusengero akabona ari wenyine. Aha rero bishobora gusobanura naho ibintu bitandukanye. Bishobora kuba muri wowe wenda ugeze nk'igihe cyo gushaka, uri umukobwa, uri umusore, wumva ugeze imyaka yo gushaka, ndetse muri wowe uracyifuza ariko nturabona uwo muzashakana. Hari inzozi nababwiye, inzozi zitwa inzozi z'umuruho. Bibiliya zita inzozi z'umuruho kubera iki? Ni inzozi zigendera ku byifuzo by'umuntu yifuza. Ushobora wenda kuba ugira igihe cyo kuganira na bagenzi bawe, ukababwira uti sha turakuze, baba runaka bamaze gushaka. Urumva ni ibitekerezo bya bintu uganira, ubwonko burabibika, noneho igihe kikaza kugera, igihe cyo kuryama cyagiye serivi ikaza kuburekura igihe cy'inzozi. Ukaba rero umaze igihe uganira ku bintu by'urushako, cyangwa se ubitekerezaho cyangwa ubyifuza. Icyo gihe bishobora kuba, bikaba atari uko ari ubutumwa Imana iguha, ahubwo bitewe n'ibyifuzo, bitewe n'ibiganiro, bitewe n'ibitekerezo usanzwe ufite. Rero izo nzozi zo ntabwo zishobora gufatwa nk'ubutumwa wenda buvuye ku Mana, ahubwo bifatwa nk'inzozi zisanzwe nyine z'ibyifuzo. Nanone ariko ntabwo dukwiye kwirengagiza yuko izi nzozi nanone hari igihe ziza ari ubutumwa. Kwibona uri wenyine,
nanone ni ibintu byo gusengera, ntabwo ukwiye kubisigaho ngo ubifate nk'ibintu biri aho gusa. Nanone ukwiye kubisengera, ukumva yuko hari igihe bishobora kubaho, ukaba muri uko hari ubutumwa buvuye ku Mana bukubwira ngo senga, uko wenda hari ikintu kitari cyiza gishobora kuba mu mubano wawe, cyangwa se kuri ya miryango, kuko twabonye ko ubukwe ari isezerano, ari umugisha, ari ugufungurirwa imiryango, ukisanga uri wenyine. Bishobora rero kuba ari ikintu kidasanzwe gishobora kuba mu muryango Imana irimo ifungura mu buzima bwawe. Rero izi nzozi nk'uko nabivuze ko ari umuryango ucimuka, ariko nanone hari igihe ziba zivuga nyirizina ubukwe. Rero byose birashoboka, ni ngombwa kubanza gusenga ukamenya igihe uhagazemo. Nabwiye ko kugira ngo umenye inzozi ni ukumenya igihe uhagazemo. Ese igihe uhagazemo urimo urasengera ubukwe? Ese igihe uhagazemo ni cyo gusengera iyindi miryango y'ubuzima kugira ngo ikinguke? Biterwa rero, mesaje ijyana n'igihe urimo. Niyo mpamvu muri byose twabonye ushobora kumenya ngo ni ikihe gihe mpagazemo, none ukamenya ngo Imana ashaka kuvugana nanjye iki. Rero mwakoze mwese kudukurikira muri iki kiganiro ubusobanuro bw'inzozi. Tugenda tureba inzozi nyinshi zitandukanye. Nawe niba hari inzozi wumva udasobanukiwe, wagiye ugira cyangwa se utekerezaho, uze kuzishyira hasi muri komenti kugira ngo ubutaha nazo tuzaziganireho. Rero mwakoze kudukurikira, Imana ikomeze kubaha umugisha. Nari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.